Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza bwoko bw'Imana. Dushimye Imana kubw'uyu munsi wa kabiri. Imana ituremeye igitondo cy'umugisha, Imana iduhaye igitondo cy'ubwiza kandi cy'ubutsinzi. Wowe uramutse wo kuburi muzima n'ukuri nuko Imana yakuzigamye. Kandi nagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana uko ryanditse muri Tito ngo icyatumye ngusigaza ikereti, cyatumye Imana ikongerera uyu munsi, cyatumye Imana ikongerera uku kwezi, cyatumye Imana ikongerera uyu mwaka, no kugira ngo utunganye ibidatunganye, no kugira ngo ushire ibintu mu buryo, no kugira ngo ukore imirimo y'ubwami. Haleluya. No kugira ngo usoze umugambi w'Imana, no kugira ngo icyo waremewe ushobore kugikora. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Munyemerere dushime Imana, Imana ikomeye, Imana ihambaye. Iki gitondo Mwami twongeye kuza imbere yawe, turagushimye kubw'iki gitondo cy'umugisha, turagushimye kuko turemeye umunsi mushya, turagushimye kuko Mwamana Data wera Biseri wemeye yuko turamuka, turagushimye kuko uri Imana idukunda kandi duhozaho izisho ryayo. Turagushimye kuko tuzi Mwami Imana n'amazina yacu urayazi. Turagushimye kuko wivugiye ngo abawe urabafite mu kiganza nta n'uwashobora kubavunura. Turagushimye kuko urufatiro rwawe Mwami Imana Data wera Biseri Mwami rugihagaze kandi rwanditseho amagambo avuga ngo Uwiteka aza abantu be. Turagushimye kuko Uwiteka Imana Nyiringabo Mwuka w'Imana ahora twibutsa kuba maso igitondo n'ikigoroba. Mwami turagushimye kuko Mwamana waravuze ngo musenge ubudasiba. Turagushimye kuko uri Imana ituzi Mwami. Iki gitondo Mwami ishimwe ni ibyawe. Urakoze kuko turamutse turi amahoro, urakoze kuko waturinze. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe reka buze. Ibyo wagambiriye muri iki gitondo Mwami reka aribyo biba. Urakoze Mwami Yesu, reka twumve icyo uvugana natwe. Mwami duciye bugufi mu mitima yacu, uri byishira hejuru byose bicishwe bugufi, ahubwo icyubahiro kibi cyawe, ahubwo gukomera kubu kwawe Mwami. Shimwe ni ryawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kubw'iki gitondo cyiza. Turashima Imana kuko Imana iduhaye igitondo cy'umugisha. Muri iki gitondo Imana yongeye kunyibutsa amagambo ari ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu bice 25. Ariko cyane cyane ndashaka kukubwira ku murongo wa 5. Bibiliya tubwira mu bice 5 haravuga ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana yacishimwe cyane. Ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Uyu ni umugani ugereranywa ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umugani w'abakobwa 10. Ndabizi yuko mwese mwawusomye kandi murawuzi. Iki cyari igihe abakobwa bari 10 bose bategereje umukwe, ariko 5 baba bapfapfa barasinzira. Yesu ashimwe cyane. Ariko ijoro cyangwa mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Basohoka bagiye kumusanganira, ariko abandi bagiye kureba mu mereze zabo basanga amavuta yashize. Ariko abandi bari bararinze amavuta yabo, bari bararinze kwizera kwabo, bari bararinze agakiza kabo, bari bararinze amavuta yabo binjira n'umukwe. Barangije urugi rurakingwa. Imana yacishimwe cyane. Abandi barabatakambira baravuga ati muduhe ku mavuta, baravuga ati ntabwo yadukwira. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo iki gitondo nekereje ibisinziriza abagenzi bibaye byinshi muri iki gihe. Imana yacishimwe cyane. Ibisinziriza itorero bibaye byinshi. Ibinamuye abagenzi bibaye byinshi. Ibinamuye itorero bibaye byinshi. Ibinamuye abakozi b'Imana bibaye byinshi muri urugendo. Ariko muri iki gitondo ndabwira ngo wowe bamaso usenge kandi imerezo ryawe igumemo amavuta, kuko Yesu azaza kandi azaza atunguranye. Yesu nashimwe cyane. Azaza kandi azaza atunguranye. Ariko ndakwifuriza kuba maso. Ndakwifuriza kuba maso. Ijambo ry'Imana riratubwira mu ubutumwa bwiza ko bwanditse na Mariko mu bice 14
ku murongo wa 38 Yesu aravuga ngo mube maso musenge mutajya mu mosha. Amosha abaye menshi inshuti yanjye, Mana yacishimwe cyane. Amosha abaye menshi, abantu benshi bahugiye kubigaragara. Abantu benshi nibyo bahaye agaciro, kandi yego ni byiza kandi turabikeneye. Turi muri iyi si dukeneye kubaho neza, turi muri iyi si dukeneye umugisha w'isi, ni byiza, ariko babirutishije cyane kwita ku iherezo. Imana yacishimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo. Imana yacishimwe cyane. Ndakwifuriza kuba maso, ndakwifuriza kuba maso. Cyari igihe gikomeye cyane. Yesu arababwira bari mu gashyamba k'i Getsemani, yabonaga ibihe bikomeye byo gusohoza kwe k'umusaraba, ariko arababwira ngo mube ngo tuzamukane dusenge. Ariko abagabo barangije, Petero na Yohana barisinziriye, ariko arangira arababwira ngo nimusenge mutajya mu mosha. Cyari igihe gikomeye cyane. Reka nkubwire nawe, ndakwifuriza kuba maso, kuko ibihe ni bibi. Abantu benshi bagira ibitotsi iyo hageze igihe cyo gusenga. Abantu benshi bagira ibitotsi iyo bageze mu gihe cyo kwiyiriza. Abantu benshi bagira ibitotsi iyo bageze mu gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, kuko aho niho Satani atwibira. Yesu nashimwe cyane. Ndakwifuriza kuba maso, ndakwifuriza kuba maso, ndakwifuriza kuba maso nshuti yanjye. Iki ni cyo gihe cyo kuba maso kurushaho ikindi gihe. Nicyo gihe cyo kuba maso kurushaho igihe wizereye. Iyo baba maso, iyo baba abanyabwenge, baba bitaye ku iherezo ryabo. Iyo baba maso, baba bitaye kumenya iby'ibihe icyo birimo kuvuga. Imana yacishimwe cyane. Bibiliya tubwira ku nkuru za Eliya na Elisa. Bagendanye igihe kirekire, bagendanye imisozi, bava i Gilugali bagera i Beteli, bava i Beteli bagera kuri Yorodani, barambuka bafata hakurya. Imana yacishimwe cyane. Nawe sinzi urugendo ugendanye na Yesu, ariko ndagira ngo ubwire ngo iki ni cyo gihe wari ukwiriye kuba maso. Bageze hakurya, umugabo Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka naragukurwaho. Aramubwira ati ndifuza imigabane yawe 2, ndifuza amavuta kuriho, ndifuza ubwiza bw'Imana bukuriho. Aramubwira ati nsabye gikomeye, ariko nuba maso, nuba maso. Imana yacishimwe, nuba maso. Elisa arakanura muri serwakira mu muyaga. Imana yacishimwe cyane, kuko yari yasezeranye na Eliya ahakura imigabane 2. Ndagira ngo ngubwire ngo wowe uri maso, wowe uri maso. Imana yacishimwe cyane. Nshuti yanjye, nakubwiraga ngo ibinanije umugenzi ni byinshi, ibitumye umugenzi asinzira ni byinshi, ariko ndakubwira nibwira ngo tube maso kandi dusenge ubudasiba. Tube maso kugira ngo tutazatungurwa, tube maso kugira ngo tutazahusha igihe Imana izavuga, kugira ngo itorero nirizamuka nawe uzazamukwe mu itorero rya mbere. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana yongere irusheho kukuganiriza. Ariko ntuzabe nk'aba bakobwa babaye abapfapfa ngo umukwe atinze. Reka nkubwire, Yesu nubwo yatinda ntabwo bisobanuye yuko atazaza. Yesu ashobora gutinda, ariko igare ryawe rishobora kudatinda. Nubwo atinze, ariko ntabwo bisobanuye yuko atazaza. Azaza kandi ntabwo azatinda. Ariko nakwibutsaga ngo ibisinziriza abagenzi bibaye byinshi muri iki gihe. Ariko wowe ube maso, usenge kandi imerezo yawe igumemo amavuta, kuko Yesu azaza kandi azaza atunguranye. Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Data turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Mu izina rya Yesu Mwami turasenze,
ngo ibyari bidusinzirize byose mu izina rya Yesu. Mana nyiribihe nyirubutware, turakwingize mwami ngo uduhe kuba maso, turakwingize mwami Mana uduhe kuba maso, kuko byinshi bisinziriza abagenzi, byinshi bisinziriza itorero, byinshi bisinziriza abakozi bawe. Ariko mwami turakwinginze, reka mwami Mana uduhe umutima ukangutse, duhe umutima nyagasani data wo guhinduka, duhe umutima nyagasani data wo kwiboneza, duhe umutima nyagasani data wera biseri mwami, kugira ngo dushobore mwami Mana kuba maso kandi turinde ubugingo bwacu. Ndagushimiye mwungeri mwiza kandi nguhaye icyubahiro, shimwe n'ibyawe none n'iteka ryose. Amen.